Mwifurije amahoro matagatifu wowe udahwema gukurikirana Gwaneza Times. Reka nkubwire ko amakuru adasanzwe uyu munsi turagaruka hano mu gihugu iwacu mu Rwanda. Ariko kandi reka nkubwire yuko rubanda nyamwinshi barimo barakatira Kazungu wa Ingufu Jean urwo gupfa ndetse ko yafungwa burundu cyangwa se bitabaye ibyo ngibyo akaba yakwishyura ubuzima bw'abantu bwatakarijwe muri izi nzoga cyangwa se muri ibi binyobwa bivugwa yuko byangiza ubuzima bw'abantu kandi bamwe bukanabwica burundu cyane rwose. Biri kuvugwa yuko rero Kazungu wa Ingufu Jean agomba gucibwa amande ndetse agomba kuvamo amafaranga yo gusubizwa abantu bahombeye muri izi nganda cyangwa se abantu baranguye ibicuruzwa by'izi nganda bikarangira bimenwe ndetse nta ngurane bahawe cyangwa se nta ngwate bahawe z'ibi binyobwa bari bararanguye nyamara ba nyiri inganda barabikoze babizi. Ni nyuma yuko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry atangaje yuko ba nyiri izi nganda bakoraga izi nzoga cyangwa se uburyo bakoragamo izi nzoga babikoraga babizi ndetse bagamije inyungu nyinshi ariko bagakoresha ibikoresho bitujuje ubuziranenge harimo amaetanol yaba yararangije garanti ndetse n'ibindi bikoresho bya makeya ndetse n'andi maproduwi ya makeya mu by'ukuri bakabikoresha hatitawe ku buzima bwa rubanda nyamwinshi cyangwa se ku buzima bw'abantu bazakoresha ibi binyobwa bivugwa yuko byaba birimo uburozi ndetse byangizaga ubuzima bwa benshi, dore yuko ngo byangizaga ubwonko ndetse n'amaso umuntu akabimumye cyangwa se akabura ubwenge ndetse agatakaza imbaraga z'umubiri bikarangira yitabye Imana cyangwa se akuye mu bumuga bwa burundu. Ni nyuma yuko kandi uyu nguyu Kazungu yaratangiye kuba yasaba ubuyobozi kuba bwafata izi etanol cyangwa se ibi bikoresho bakoreshaga benga izi nzoga bigasubizwa ku isoko ndetse bikajyanwa imahanga, dore yuko ngariho byakurwaga byarangurwaga. Ariko mu gihe yari akiri gutanga icyo kirego cyangwa se mu gihe yari akiri gutanga icyo gitekerezo cyiwe yabashije kuba yafatwa arafungwa ndetse afunganwa n'abandi bantu benshi cyane ngira ngo mwarabyiboneye abantu mukunze gukurikirana amakuru, abantu benshi cyane rwose bari inyuma y'ibi bintu ndetse bari babyihishe inyuma. Ni nyuma yuko kandi nanone bakoreshaga inyandiko mpimbano zimwe na zimwe, dore yuko ngo icyangombwa baba barigeze guhabwa ari icyangombwa kimwe ariko bakagenda bahabwa ibindi byangombwa cyangwa se bakagenda bakoresha ibindi byangombwa mpimbano kugira ngo bakomeze nyine bagure izi nganda zabo bakore inzoga nyinshi kandi mu by'ukuri hatitawe ku buzima bwa rubanda nyamwinshi. Nuko rero abaturage benshi cyangwa se rubanda nyamwinshi bisanze barimo barakatira uyu Kazungu urwo gupfa ndetse barimo barifuriza ba nyiri izi nganda kuba bafungwa rwose bagahabwa ibihano bibakwiriye, dore yuko umunyamakuru umwe ayabajije umuturage ati ese izi nzoga kuki mwazikoreshaga kandi mubizi neza yuko mu by'ukuri zangiza ubuzima? Umuturage nawe yamusubije agira ati ni nk'uko namwe mwagiye mwemerera aba bantu bakoraga izi nzoga mukabaha n'ibyangombwa mugatuma bazikora kandi mubizi yuko izo nzoga bakora mu by'ukuri atari nziza zidafite karite iri hejuru zangiza ubuzima, nuko natwe rero twazikoresha. Umunyamakuru rero yongeye kuba yabaza undi muturage umwe mu bantu bakoreshaga izi nzoga zitemewe zaciwe ku isoko, aramubaza ati ese izi nzoga kuki wazikoreshaga kandi ubizi yuko zangiza ubuzima bwawe? Aramusubiza ati nazikoreshaga cyane rwose kuko zamaga imbaraga zo kuba najya mu kazi ndetse numva meze neza mfite imbaraga zidasanzwe ariko mbizi yuko zangiza ubuzima, dore yuko uwo muturage yagaragaje ikibazo cy'uko zamukoresheje ibintu byinshi, amabara menshi bikamukurizamo ubumuga bwo kubura amenyo ye yose kugeza uyu munsi akaba asigaranye amenyo abiri gusa. Nyuma yuko kandi abaturage nyamwinshi cyangwa se rubanda nyamwinshi rutunze agatoki FDA yatangaga ibyangombwa kuri bano bantu cyangwa se kuri izi nganda zakoraga n'ubundi iki kinyobwa cyaciwe ku isoko, reka nkubwire yuko umuyobozi w'ubugenzacyaha cyangwa se umuvugizi wa RIB w'ubugenzacyaha Murangira Thierry yahishuye yuko inganda nyinshi muri izi ngizi n'ubundi zakoraga ibi binyobwa byaciwe ku isoko zakoreraga mu cyitwa icyuka cyangwa se mu kimeze nk'icyuka, nta byangombwa zagiraga cyangwa se nta byangombwa bya nyabyo zari zifite mu by'ukuri zahawe n'ubuyobozi ngo zibe zabikoresha nk'inganda koko zikora ibintu byemewe. Ngo zimwe muri zo ngo zakoreraga mu kintu kimeze nk'icyuka mu by'ukuri ngo zigakora zishe ndetse zifite n'inyandiko mpimbano kandi mu by'ukuri ngo zikagaragaza yuko ngo zikora ibintu bifite karite, nta karite ihari, ari bya bintu n'ubundi birimo amaetanol yarangije garanti, arimo bya bintu by'ibikoresho bya cheap biri hasi cyane bya makeya, mu by'ukuri bagamije gukora ibintu bibazanira amafaranga menshi ariko batitaye ku buzima bw'abantu bazakoresha ibyo binyobwa n'ubundi bikarangira bakoze ibintu birimo uburozi ndetse byakwangiza abantu benshi cyane. Rubanda nyamwinshi kandi baribaza bati kubera iki inganda zingana gutyo mwafunze zakoraga ibintu bitemewe kandi zikabikora muri rubanda nyamwinshi, zigashyira ibyo bintu muri rubanda nyamwinshi tukabikoresha, namwe mugatuma izi nganda koko zibiduha? Reka nkubwire yuko inganda 148 zafunzwe zose zahuriye ku kibazo kimwe cyo kuba zakoresha etanol mu kwenga ziri
ziriya nzoga cyangwa se mu kwenga buriya bwoko bw'inzoga bwose bwaciwe ku isoko. Ni ukuvuga ngo ikibazo bose bahuriyeho ni ikibazo cyo gukoresha etanol yarangije garanti cyangwa se yamaze kuba yapfa mu by'ukuri igahinduka uburozi n'ubundi muri ziriya nzoga, muri buriya bwoko bw'inzoga bengaga. Ariyo mpamvu rubanda nyamwinshi bibazaga bati kubera iki inganda zingana gutyo zose zihurira ku kibazo kimwe zikaba zafungirwa rimwe ndetse kandi zigafungwa zisanzwe zisavinga amayoga nk'aya ngaya mu bantu, ndetse ari uburozi leta nayo ibizi ikicecekera bikarangira igiye kuzifunga ikazifungira rimwe. Ni ukuvuga ngo bose bahuriye ku kibazo kimwe cyo gukoresha etanol yarangije garanti, ndetse bagakoresha n'ibintu bya makeya cyane bagamije inyungu nyinshi ariko batitaye ku buzima bwa rubanda nyamwinshi bakoresha ibyo binyobwa byabo. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo uburozi n'ingufu zabaga muri izi nzoga cyangwa se muri ibi binyobwa, ndetse n'ukuntu zicaga n'uburyo zicagamo abantu, ndagira ubwire yuko ari kimwe mu bintu byatumaga n'ubundi ibi binyobwa bihindurirwa amazina yabyo. Ugasanga ikinyobwa gifite izina cyitwa ku isoko ariko kikagira n'irindi zina cyitwa muri rubanda nyamwinshi cyangwa se mu bantu basanzwe bazikoresha. Niho hagiye haturuka ya mazina namwe mugiye muzi menshi cyane, ndetse azivuga nabi cyangwa se amazina uwumva nawe ugatungurwa utitaye ko hari izitwaga ibyuma ndetse n'ibindi bintu utamenya uko bisobanura cyangwa se andi mazina utabonera ubusobanuro. Reka nkubwire yuko zahabwaga aya mazina bitewe n'ukuntu zicaga vuba, ndetse zikaba zafata ubuzima bw'umuntu zikabushegesha, zikaba zagukoresha ibintu utagambiriye, mu by'ukuri zikakwica mu gihe gitoya cyane. Nyuma y'ibyo kandi isuzuma ryakozwe rivuga yuko ndetse rigaragaza yuko abantu 50 babuze ubuzima bitewe n'izoga. Bishatse kuvuga yuko batakaje ubuzima bwabo ndetse bitabye Imana muri makeya bitewe no kunywa ibi binyobwa cyangwa se no gukoresha izi nzoga. Reka nkubwire yuko kandi abandi bantu 100 babashije kuba bahuma burundu mu by'ukuri ntibakibona kubera gukoresha ibi binyobwa. Reka nkubwire yuko kandi abandi bantu 11,000 babashije kuba babakoronike cyangwa se babimbataza izi nzoga mu gukoresha izi nzoga kugeza ubu ngubu. Reka nkubwire yuko kandi iri suzuma ryakozwe byahereye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2026 ndetse kugeza uyu munsi. Ni nyuma yuko rubanda nyamwinshi rutangiye kuvuga ati ese kwa Sina Gerard kwajya haturukayo ibinyobwa bimwe muri ibi ngibi n'ubundi twacuruzaga. Reka nkubwire yuko RIB yatangaje ko igice kimwe cyengaga izi nzoga cyangwa se igice kimwe cy'uruganda rwa Sina Gerard cyengaga izi nzoga nacyo cyafunzwe kubera ko nyine nabo basuzumye bagasanga cyengaga inzoga n'ubundi nazo zitujuje ubuziranenge. Kugeza umunsi wa none iki gice kirafunze ndetse ntago kirimo gukora. Reka nkubwire yuko inkuru za hano ari akagaruka, kandi hano waruri ni kuri Gwaneza Times. Reka tubonane ubutaha ngiye gutegurana kugezaho ni mbiri mu bakabiri no kwitwa mbere mu badukurikirana. Ciao.